Ruriya gataruka ganura mbese yaje guhanura nta mwanya wo gusenga afite nta mwanya wo kwigarukaho afite ntago rero uwo ngo ari umuhanuzi ntago Imana ivuga gutya ngo dondi aya tubaye tuyikomanga ikavuga igasakuza nkayigira gutya igakanguka nkongera nkayigira gutya ikavuga twasubirizwa icyarimwe twakira indwara twese twakira ubugumba twese twaba batagatifu noneho rero ubuhenebere tubushakira ishusho nko kuri Idamange uyu munsi ikintu azize nangwa se arimo abazwa ni politiki ariko yaje azanye amasengesho afite Bibiliya afite inyigisho ivuga ngo uruzabibu rwa Nabote turakomeza nahoze nkubwira ko harimo ibitumvikana ibyo ntarimo kumva neza uje kutubwira ko Idamange tuzi yinje muri politiki mu buryo bukakaye mu buryo bukomeye uravuze ko yahereye ku ijambo ry'Imana gute turazi ko yagendana Bibiliya turazi ibyo yavugaga agitangira turashaka rero ubigarukeho ni gute iryo jambo ry'Imana yaje yibandaho yaje yigishaho rimeze rite ikintu namuvuzeho n'ubu ngarukaho kuri part 2 navugaga ku buhenebere bw'itorero kuntu ritembye rigafata insi itorero ritembeye mu isi ariho haziramo ba bantu biyitirira Imana bahanura ibyo bumva ibyo babonye ibyo bashaka byose bakabihinduramo ubuhanuzi noneho rero ubuhenebere tubushakira ishusho nko kuri Idamange uyu munsi ikintu azize nangwa se arimo abazwa ni politiki ariko yaje azanye amasengesho afite Bibiliya afite inyigisho ivuga ngo uruzabibu rwa Nabote nawe atangira kubwira abanyamuryango be ko bajya kuburana nk'uko baburanye uruzabibu rwa Nabote urumva aho birimo batazi uruzabibu rwa Nabote bishaka gusobanura iki byavugaga iki mu byanditswe ubwo uruzabibu rwa Nabote rwari rufite akahe gaciro rwari rufite agaciro kuko ari ubutaka bwe uruzabibu rwa Nabote yararuburanaga nawe rero aho kugira ngo nibura aze muri politiki neza arabanza yifashisha ijambo ry'Imana urumva kuntu isi n'itorero byivanze noneho aho abantu bari bamuteze amatwi arimo yigisha ku ruzabibu rwa Nabote bisoza abivanzemo politike ngo bajye mu rugwiro ngo ntiyemera kuyoborwa na Kagame ngo ni umurambo ni umuntu wapfuye kera bajye gusohora umurambo kuko yavuga ko wabwirijwe gufata umuhanda bakajya gusohora umurambo rero utinya umuntu ufashe Bibiliya urimo ubwiriza abantu none ukita n'umutware ngo yapfuye ni umupfu kandi ariho urumva bihabanye n'ijambo ry'Imana bihabanye n'ukuri kwa ya Bibiliya yari afite ahubwo Bibiliya ijambo ry'Imana urusengero rwivanze n'isi rero aho ndimo kwigisha inyigisho yo kuyungurura kumenya igihe ibintu byose bije byitirira Imana ntubyakirire hejuru ngo ukome mu mashyi wowe wabyakiriye biravuga ko muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana biravuga ngo ubutubaha abakuru abatware ubahe abatuyoboye abaturi imbere urabona njye ndimo ndigisha ndimo ndabwiriza kumenya igihe no kukiyungurura aho navuze ko umuntu ari we rusengero rw'Imana rwa nyarwo noneho rero ubuhenebere mvuga ndimo kwerekana ko bufashe isi bufashe n'itorero ndetse naravuze ngo biri no mu maraso byaradufashe aho umuntu atagitinya inzu y'Imana aho umuntu atagitinya amategeko 10 aho umuntu atagitinya umuntu kugira ngo ahemukire Imana noneho rero reba ukuntu yaje afite Bibiliya reba ukuntu yaje abwiriza noneho reba ukuntu yubahutse umuyobozi w'igihugu twebwe nk'abakozi b'Imana tugomba kubaha umuyobozi w'igihugu perezida w'igihugu niyo yagorama Imana izi kuntu imuhana narakubwiye ngo uriya ni umuntu Imana ishinze abantu ibamubaza nk'uko na pasiteri nawe imubaza abashumbye rero Imana ibimufite ariko gutinyuka ukavuga ngo perezida w'igihugu ngo ni umupfu tujye gusohora umurambo kandi hano wari ufite Bibiliya uri murabwiriza
buriya ni icyaha gikomeye. Kugira ko perezida donc yitabye Imana yapfuye, ntubona ko hari abantu bari bamuri inyuma cyangwa se haba hari akantu yari yaremerewe ku buryo yakwemeza kwitwaza Bibiliya ngo ashobore guhamya neza kandi ari mu gihugu k'umuyobozi navuga ko ari nka serugo ashobora kuba atakihumeka? Yari yemerewe gusenga. Gusenga aho birazwi. Aha, yari afite Bibiliya, nicyo kintu yatungukanye. Njyewe ni nacyo nkomantaho. Ibya politiki simbirimo. Je sindi umunyepolitiki, nta nubwo ndi umuntu ukurikirana Idamange. Ahubwo ndimo ndavuga kuna abantu bitwaje Imana. Buzuye ubuyobe no kuyobya abantu. Ndibaza bamukurikiye nabo bari kumwe Amasengesho nyango bamaze kumva noneho kuntu ibya Bibiliya bishyize hasi, yinjiye muri politiki no gutuka umukuru w'igihugu, ari je uyobora nahita nkuvaho. Nabona ko cya kintu cya mbere wambeshyaga. Ubu rero ntago ari Idamange gusa, ni bose, ahubwo we kuko yatungutse akajya hagaragara agasohora ikiri ku mutima we akabizira. Ariko noneho ubu abahanuzi ni benshi, abatekamutwe ni benshi, bazomene ni benshi, batekeri ni benshi, abakuriza indege utari bubone ni benshi, abakubwira inzu ni benshi, abakubeshya kubyara kandi utari bubyare ni benshi. Rero kuba umuntu afite Bibiliya no kuba umuntu azanye ubuhanuzi, ntago njyewe nzanaho ubuhanuzi ngo mbwemere. Oya buriya iyo nkubwiye ngo turi mu gihe cy'ubuhenebere, njyewe ubu ndimo ndigisha, ni ukuvuga ngo ni igihe cy'amakenga, ni igihe cy'ubwoba, ni igihe cyo gutinya no kutakira ibintu byose. Ntago rero ugenda umuntu wakira ibintu byose. Buriya umuhanuzi haruga Bibiliya hanu reka nkwereke n'akandi tureke Idamange. Uribuka bavuga ngo Gitwaza ngo ni umupfu, ngo mu nzu ye habamo isanduku, ngo ni umupfu. Urabyibuka bashushanya isanduku, bemeza neza ko mu cyumba cye harimo isanduku, we ni umupfu, ahubwo barabona umuzimu Gitwaza ugenda hejuru. Mu by'ukuri biriya ni ibintu bibi cyane, ni icyaha gikomeye Imana iguhanira. Gitwaza ni umuhanuzi w'Imana dufite muri iki gihugu, ugendanye n'Imana mu kuri n'ibimenyetso, ni umushumba. Buriya nta gihugu kitafite umuhanuzi, kugeza ubwo hari uw'Imana ishyiraho ikimenyetso yemeza na kashe ngo uyu ni umuhanuzi wanjye. Ariko abahanuzi baba bahari. Nta kuntu rege navogera nka Gitwaza ngo mvuge ngo yarapfuye ngo no mu cyumba cye ngo harimo imva ye nangwa harimo isanduku. Buriya Imana iraguhana, ntabwo uriya muntu cyamuha amahoro. N'uyu rero Idamange uje utuka umuyobozi w'igihugu kandi hano yatangiranye Bibiliya, kuki se mbonye ibyo ntagira ubwoba n'abahanuzi bose nk'abatinya? Niba se batinyutse gutuka Gitwaza, umuhanuzi w'igihugu, umutambyi dufite uhagaze uciye mu bihe bye neza, bagatinyuka gutuka perezida w'igihugu, Imana iduhaye twese, umubyeyi wacu, njyewe wanzanaho ubuhanuzi? Ese ubwo waza sinkutinya? Oya naya na Kristo turi bari kumwe live Gitwaza guteze iyo ntibiba. Bireze rero. Gitwaza turamufite, ni umutambyi, ni umuhanuzi muri iki gihugu cy'u Rwanda twemera, nanjye nemera. Perezida wacu Kagame arahari, ni muzima, ni umubyeyi wacu tuzi, twemera, udufitiye umumaro. Urabyumva neza, dufite n'ibigwi twamuvugaho kuruta kumutuka kumwita umupfu. Rero ibyo nubibona ujye ugira amakenga, ahubwo wiyegereza Imana cyane. Nicyo kintu ndi mu kuvuga. Ntago nkibivangura itorero n'isi, byarivanze. Rero itorero rinini riri muri jye. Niyo mpamvu rero uzaza unzomena nkatinya. Niyo mpamvu rero ndimo ntinyura n'abandi ababaje imbere. Umuhanuzi w'ukuri Imana izamukwereka, Imana izamuguhishurira, kandi umuhanuzi w'ukuri ku buzima bwanjye ni njyewe Kameme, njyewe ni njyewe number 1. Bibiliya numvise ibyo urimo kuvuga nibyo genda byumva, sinavuga sample 100%, ndabyumva cyane, ariko twibukanye ko igihe tugezemo igihe kitoroshe n'igikomeye. Bamwe harimo abo twitwaza inzara, turashonje, ibintu birahenze, urabona ko ibintu birimo guhenda, birahenze, turabishakisha ubuhanuzi. Za divorces nyinshi ziriho, za divorce. Hari abapasiteri wumva ngo badivorceje ngo kubera ngo pasiteri yasambanye umugore w'abandi, ukumva ngo umugore ngo ntakibazwa mu rugo ahora kwa pasiteri.
cyangwa ukumva ibintu byarabaye amayobera muri iyi si kandi ntibirimo bikorwa mu bapagani lepayen nkuko turi kubivuga biri mu bakristo abandi bumva ngo nabatambyi n'abashumba n'abaririmbyi ni protocol n'abadiakoni n'abantu bari mu nzu y'Imana. Rero icyo nshaka kuvuga ni gute nk'umuntu atarakomera neza cyane mu gakiza yamenya ubuhanuzi bw'ukuri, kuko abenshi bahungira birukira mu matorero ari mu buhanuzi, kuko bazababwira ko nyuma y'ukwezi bazabafateza indege bagiye mu Bwongereza, bagiye muri Hollande, bagiye muri Swede, bagiye muri Australia, ntawe bazahanura ngo bazajya muri Tanzania, wapi nukurira indege ngo bazajya muri Kongo, ngo bazajya gusengeranya Kongo bari mu ntambara, ngo bazajya gufasha, ngo bazajya i Burundi, bose bahanura mu bihugu bya Burayi. Ni byiza gusa bahanura ibyiza gusa. None wowe nihe watuyobora mu buhe buhanuzi bwa Bibiliya bw'abo bantu badushuka ko tugiye kwambara za costume n'ikabutura itugora kugura ku mafaranga yacu, tugiye kubona za promotion? Abanyamakuru murabaza, ariko ngiye kugusubirisha ijambo ry'Imana. Abanyamakuru murabaza cyane, buriya muri kamera imbamo numva nkunda kwakira nk'ibibazo bibiri by'umunyamakuru, ariko icya gatatu kintera ubwoba. Burya sinjya nkunda ibibazo bitatu by'umunyamakuru, ariko icyo mbajije reka nyigusubirishe mu ijambo ry'Imana. Muri Yobu 33 umurongo wa 14, Yobu ibice 33 umurongo wa 14 haravuga ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho, mu nzozi mwiyerekwa rya nijoro igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo. 16 niho yumvisha amatwi y'abantu igashyira ikimenyetso ku by'ibigisha. Umva rero umurongo mwiza, kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ye, ngo imaremo umuntu ubwibone bwe buhishwe, ubugingo bwe iburinda rwa rwobo, no kubaho kwe ikakurinda kurimburwa n'inkota. Niyo mpamvu Imana ivugana n'umuntu inshuro nyinshi. Aha rero ngiye kugusubiza kuri cya kintu nakubwiye ngo first, mbere ya byose Imana izabanza kuvugana nanjye kugira ngo yemeze ubwo buhanuzi. Hano yo biravuga ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho, ndetse kenshi hari ukuntu ivugana nawe mu nzozi. Inzozi zihoraho, uhora urota zikagaruka, icyumweru kigashira uzirota, ukwezi kugagaruka uzirota, umwaka ugashira ukizirota. Burya Imana ibikuburira n'umuburo. Icyo kintu kiba kiri ngombwa kuba. Hari igihe nzaba mvuga ku nzozi, Yesu ashimwe cyane, ewe nzaba mvuga n'izansohoyeho zanjye. Ikintu cy'inzozi kigaruka ubwira avugana nawe mu nzozi, ariko ntabwo irakoherezaho umuhanuzi. Imana ibikuburira ko icyo kintu kiri ngombwa. Imana ishimwe cyane. Noneho hari n'iyerekwa umuntu atarota, ahubwo ukumva umuntu aragukorakora ukabyumva, umuntu akakwegura ukabyumva, ukagenda ukabyumva, ugasoroma ukabona wasoromaga. Ntabwo uba urota, ahubwo uba watwawe urimo uhishurirwa. Hari n'icyo Imana izaduhishurira. Imana ishimwe cyane. Noneho rero ibyo iyo bitaguhagije ngo usobanukirwe cyangwa ubone ugusobanura izo nzozi, ubashe kugira ibihe byo gusenga, ikoherezaho umuhanuzi, ikoherezaho intumwa. Ya ntumwa rero iraza ikakwemeza ikintu kimeze nka cya kindi warotaga, iraza ikakubwira ubuhanuzi bumeze nka bwa bundi wahishurirwaga. Akenshi usanga uhise unabisobanukirwa. Urumva nk'uwo rero ntabwo umupinga, kuko aje yemeza cya kindi Imana yakubwiraga. Si ukuvuga ngo twemeze ko abahanuzi batariho, naho ngo Gitwaza ni umuhanuzi w'igihugu twemera. Bisobanura ko Gitwaza ari we wemewe hano mu Rwanda? Ntabwo ari we wenyine, Imana irafite ibihumbi. Jewe mutanzeho urugero kuko bavogereye. Noneho rero si ukuvuga ngo abahanuzi bose bararangiye bariho, ariko kubera ko turi mu buhenebere bitwaje yanda nini aribyo bavugagaho, baba pasiteri badevorosheje, abakozi b'Imana bononekaye, bakaba bari muri ubwo buhanuzi. Jewe uzampa igihe cyo gutanga ubuhamya, nanjye ubwanjye ndi umudevorose, maze imyaka 15 nkoze devorose, nasigaranye abana bakiri bato, abahungu 3 n'umukobwa, kandi devorose ndi pasiteri na pasiteri. Urumva icyo kintu? Mba muri ya mibereho yo kuba wenyine, kurera abana, cya gisebo, wa mugayo. Hano mfite n'intwaro n'inshingano zo kurera abana, ariko ntabwo nigeze nteka umutwe ngo naburaye ngo njye gukomanga umuntu mbwenga Imana yambwiye.
oya ahubwo nicyo gihe aba yantumyeho byarasohoye. Niho nkubwirira Imana yanyohereje guhagurutsa Depite Sandrine, jewe namuhagurukije mu rugo iwe mubwira ko nabonye ko azaba depite bamucisha kuri televiziyo, ariko nta kazi yari afite. Yari umushomeri kumera imyaka 7. Nta kazi yari afite, yari mu buzima bubi. Amaze imyaka 7 ashomereye. None baza kubwira umuntu ko wabonye ari depite. Naramuhagurukije, umugabo mwaka amafaranga mubwira uko nabonye. Jewe icyabaye ikimenyetso cyatumye anyakira, Imana yambwiye ko hari ikizamini, mbona ari mu bizamini abandi abantu bakuru, nkuko babona abantu bakuru baje bakora ibizamini bavuye imihanda yose, ariko ukamenyamo Sandrine. Noneho kuko nari mubonye ari wenzi, nahise ndeba pepa ye mu bari bahagarariye ibizami, yari igiye n'abapolisi mu nzozi. Noneho ndebye pepa nsanga yujuje. Mu kumuhamagana mubajije ufite ikizamini, ati ndagifite ariko sinjyayo. Kubera iki satoya, hano ufite 2,000 turi burye biri budutunge, kandi nkora ibizami nkatsindwa, ntago nirirwa njyayo. Kirabera he Rwamagana. Nese ko Imana yakinyeretse ikanyereka wujuje. Ati vayo bimbwire neza nkwihere ku cyo kurya, nari mu buzima bubi. Ati hano mfite ibiro 2 by'umuceri, vayo nguhe ikiro, nguhe n'isabune ubimbwira, ariko ntago yari afite gahunda yo guhaguruka, ari yabiretse. Noneho ndamubwira nture ubuzima bubi ndimo. Jewe Imana ivuganye nanjye ikintu kiba ari cyo, nturebe ubuzima nzimo. Cyo gihe naratemberezaga, nambwira wirengagize bya bindi unziho ko natemberezaga, ariko ikimana imbwiye none urumva gihuje neza no kubikizamini agize gute agifite, ariko muri we yamaze kuva mu kizamini. Njyewe Imana inzanye kugira ngo mwemeze kujya he yaragiye ikizamini aragikora, ibindi tubigira ibanga. Urumva arahaguruka ndamusengera, ndamubwira ntejo, urumva yarampaye umuceri wo kurya, amaye isabune, ndamubwira ejo sinzajya gutembereza, nugera Kicukiro kuri bisi uzambwire mfukame nsenge. Narapfukamye ndasenga, urumva. Ariko uyu munsi byarasohoye ni depite, urabona ko mbishyira ku isi yose. Urumva nari mu buzima bubi, ariko ntabwo nagiye kuvuga ikintu kitariho, kandi ntabwo nararanaga nawe, ariko nasanze ko ikizamini gihari, ariko we yanze kukijyamo. Imana yari inyohereje kumwemeza ko aho ngaho ariho hari igisubizo cye. Akora ikizami abagitifu, hava ku bwa gitifu Icyangugu, rwose bamushyira Icyangugu, ava Icyangugu agaruka hano Kigali, urabyumva neza, hajyanya kuba gitifu wa Gikondo, hanyuma biyamamariza ubudepite nawe ariyamamaza. Nabwo nari ndi ku musozi wa Uganda nsenga, arambwira ati ndimo ndiyamamariza ubudepite nsengera. Nambwira nti Imana yabyemeye, yahise abadepite. Uyu munsi ni depite mu badepite dufite. Uko rero nibwo buhanuzi butariho impaka. Ariko iteka umuntu ukubwira ngo ururira indege, umuntu ukubwira ngo Imana iguhaye imanga, ntago byihuse kuvuga ngo atebuke wowe Imana itakubwiye, kuko Imana ivuga kenshi. Imana ishimwe cyane. Rero sinkuraho abahanuzi, ariko dusenga Imana itwegere cyane kugira ngo bataturira abana. Urabyumva, bataturira abana bakatumaraho iminja, bakaturira amasaka yacu bakayamara, bakaturira konte zacu bakazimara. Abo bahanuzi bashenya n'ingo z'abantu. Yaza akaguhanurira ubuhanuzi ugasanga usigaye urwana n'umugabo. Urumva, ntabwo rero ubwo ari ubuhanuzi bw'Imana, ni wa mwuka yamenyerewe kugira ngo abone uko arya. Akenshi nta nubwo babuhanurira abakene, abayafite akenshi narabafite. Jya nkunda kujya ku musozi, yaba Uganda mba ndiyo, yaba umusozi, uretse ko ntakunda ibyumba, sinkunda n'imisozi myinshi. Ariko ikintu nagenzuye, ubwo si bunini vuga ntibahita bahindura strategy. Reka tubwirize insi, katubwira abantu tubarokore. Nta mukene bafitiye ubuhanuzi. Niho Bibiliya ivuga ngo ni amasega aryana. Uzi imbwa ireba babaga imbogo, ibiryamiye amajanja imeze irya. Rero nta mukene bafitiye ubuhanuzi, bahanurira wa musirimu. Nubundi babona ko afite y'indege, nubundi babona ko mu rugo hari umutsima. Urabibona? Niwe babwira ko indege mujyanye asize iminwa, asize makeup, asutse menshi, nawe ufite ubuzima burgaragaragara. Kandi akenshi ugasanga si wa muntu ari mu masengesho. Buri kanya noneho ikintu kizamukwereka arahanura. Agahanurira uyu, agahanurira uriya, agataruka agahanurira uriya, agataruka agahanura. Mbese yaje guhanura, nta mwanya wo gusenga afite.
nta mwanya wo kwigarukaho afite. Ntago rero uwo ngo ari umuhanuzi, ntago Imana ivuga gutya ngo dondi aya tubaye tuyikomanga ikavuga igasakuza nkayigira gutya igakanguka nkongera nkayigira gutya ikavuga, twasubirizwa icyarimwe, twakira indwara twese, twakira ubugumba twese, twaba batagatifu n'ababi bashira mu isi. Ariko Imana ni ukuyikabakaba, ni ukuyinginga, ikagira ubwo yemeye ikururuka, ikatugirira ubuntu n'ubuntu. Niyo mpamvu ubona umuntu azamukigerageza akakimaramo imyaka. Fate nka Bishop Kamuzinzi, yashatse umugore aba ingumba, ariko Bishop yari amaze gupfusha umugore wa mbere, ariko wa mbere yari yarabyaye. Noneho ku ruhande rwa Bishop kabona hari abana, ariko umugore arababaye, uriya mugore yahoraga mu mubabaro. Ariko Bishop buruko yatubwirizaga, yazaga nk'Ibugesera akatubwira ati Imana yambwiye ko ngiye kubyara impanga n'uyu mugore. Ariko umugore ntiyasekaga, umugore ntiyavugaga kubera umubabaro. Burya umugore yatarabyara kari muri we ko kutabyara, umugore wese ababazwa no kutabyara. Buriya umugore atabyara bafite umubabaro, niyo wamuha amagorofa, ukamuha amazahabu, akambara amashaneti, ukamuha inka n'inyambo, ntago anezerwa, ntago yakwishima, ntago yakwishima na gake. Noneho Bishop agahagarara akavuga ko azabyara impanga. Noneho Bishop Kamuzinzi akatubwira ko bazabyara impanga, kandi hano umugore ni ingumba, ntago arimo abyara. Ariko byarasohoye bafite Sara na Abraham. Ubu umugore arishimye, na nyuma y'izo mpanga barabyara, babyara umukobwa mwiza Debora Kiza, babyara abandi. Ubu umugore asigaye yishimye, aseka, twese tukishima. Ariko ikitunezeza cyane nivuga ko kare ataseka, ntago mbere yasekaga. Ariko se wasetswa n'iki? Wabuze urubyaro, ufite amabere yo konsa, ufite amabere yo konsa, none ntujya ugira ubwo wonsa, urumva wasetswa n'iki? Nawe reba ikibondo uragikikiye, uri muronsa, uriya ni ibintu byiza cyane, nishema. Ntabwo rero yari yishimye, ntabwo yari yishimye, twese twaramurebaga tukababara. Ariko buriya niko abashumba bageragezwa, kubera ko byabaye kuri Abraham. Na abashumba bakeya bahita babona urubyaro, kubera ko umutambyi mukuru yahanyuze. Abashumba kenshi usanga ari ingumba. Bisaba rero kwinginga Imana cyane, nk'uko Kamuzinzi yinginze, kugeza ubwo Imana yavuganye nawe, natwe atangira kutubwira icyo Imana imubwira ko bazabyara impanga. None ubu byarasohoye, bafitanye abana. Ni ikintu rero abashumba basengera bakigobotoraho. Ariko akenshi ujya mu butambyi wese aba ingumba, ni gakeya uzabona babyara, kubera ko Abraham yanyuze aho hantu. Burya umutambyi agira intambara z'abatambyi, niyo irimo birumvikana. Twe rero abantu tw'abakristo, yaba bamaze gukomera, batarakomera, turacyakeneye kumenya reality, turacyakeneye kumenya ukuri. Umuhanuzi w'ukuri wa mbere nakubwiye ngo ni njyewe bwite Imana ibanza kubwira, kuko nakubwiye ko ivuga kenshi. Nifashishije y'ubu ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku murongo wa 18, ngo izakubwira kenshi kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ye mibi yarihishwe mu mutima w'umuntu. Hari igihe umuntu abagambirira ikintu kibi, kandi Imana imubonamo imbuto yo kuzayikorera. Buriya abantu dukoreye Imana ntabwo tuvuye ahantu heza. Uzasanga ari abana b'indaya, uzasanga ari abana b'abicanyi, uzasanga ari abana bari ku muhanda badafite hepfo no haruguru, ariko Imana irabuhagiye, ibahinduyemo abatambyi. Rero akenshi usanga Imana imucyaha, izavugana nawe kugira ngo ikugamburuze mu migambi yawe mibi, mbere yuko igutumaho umuhanuzi. N'uwinangira igutumeho umuntu, n'ubundi yemeza cya kindi, cyo gihe uzihana. Noneho rero hepfo aravuze ngo intambwe ze ikazirinda kugwa muri rwa rwobo, no kuba bikakurinda kurimburwa n'inkota. Impamvu Imana ivugana nawe mu nzozi zidashira, mu nzozi zitavaho, kugeza n'ubwo ihagurutsa abantu, ni urukundo igukunda ngo intambwe zawe zitagwa mu rwobo, no kubaho kwawe kukarimburwa n'inkota utari wakorera Imana, ngo uzabone ingororano z'imirimo myiza. Niyo mpamvu gucyaha kw'Imana kubaho, niyo mpamvu guhagurutsa umuhanuzi akajya ibunaka ku muntu bibaho.
ariko ibyo bintu biba bifite umurongo bitandukanye n'abahanuzi baza ku musozi bataje gusenga, baza mu byumba bataje gusenga, baje guhanura. Batandukanye no kuba mu itorero ugasanga rigizwe no guhanura, burya ryarahabye ugasanga ku wa kabiri mu cyumba barahanura, niba ubuhanuzi butabayeho ngo ubwo amateraniro ntiyagenze neza, mbese ngombwa umuhanuzi yikunkumure. Ku wa gatandatu bagahanura, niba ubuhanuzi butabayeho ngo ubwo ntabwo amateraniro yagenze neza. Uravuga ko ubuhanuzi bw'ukuri ni umuntu ababwije ko bufite ibihamya. Ndahagaze ku ijambo bavuze ngo ashobora kuza ntabe ari no mu masengesho, ntaze gufatikanya n'abandi gusenga, guhamagara Imana nk'uko urimo kubisobanura, akaza azanywe no kuvuga ngo nzanye ubuhanuzi tukuru byonyine. Wowe ushaka kuba udasenga nkanjye, reka nkusobanure agiye kuntu mbazi neza. Ahanurira jewe, akamvaho agahanurira wowe, akavaho agahanurira undi. Atari mu masengesho, ubwo muri mu cyumba, muri ku musozi, muri ahantu. Noneho ugasanga umuntu arashaka kuzenguruka abantu bose agira gute, abahanurira. Ntafite umwanya wo kwisengera, noneho ntafite n'ubuhanuzi bw'umukene. Mbese jewe nta kamenyetso maze kubabonaho, nawe uzababonaho ibindi bimenyetso. None se kubera iki abakene batajya mu mibare y'abahanurirwa? Nyine kubera ko afite inda nini. Nyine barashaka amafaranga. Bibiliya iravuga ngo bagendana imvumba nyinshi. Imvumba nyinshi nibi bitabo iby'ubuhanuzi. Noneho ngo bambaye wa muhanuzi bagendana imvumba. Agace kamwe batubwiyeho Bibiliya itubwira ko ikimenyetso bagendana imvumba. Urumva bambaye ibishura byera, niko kagakiza, ariko imbere ari amasega aryana, ashaka kurya abana bawe, ashaka kurya urugo rwawe, ashaka kurya banke yawe. Urabyumva? Noneho rero afite ubuhanuzi bwawe kuko ari wowe ufite ibyo kurya, ariko ntafite message y'abakene. None se abakene b'Imana ntibakunda? None se umukene w'Imana ntiyamutumaho? None se umukene w'Imana ntabwo imuhumurira kuba yayikorera? None se abakozi b'Imana bavuye hehe wa mugabo we? Ko bavuye mu bukene, ko bavuye ahantu habi, ariko kuri ubu ngubu ngururira indege ngo Imana iraguha amamiliyoni, nukuri ugategereza amamiliyoni ukayabura, ngo Imana iraguha imodoka ukayibura. Noneho ugasanga ari n'ingo zikoze divorce kubera babahanuzi. Niho rero biri bitira amasega. Ntabwo rero bose bakwiye kuza ngo tubakire. Ariko bidasobanura ko abashumba cyangwa abakozi b'Imana bamwe atari bonyanduruko yo gutandukana kw'imiryango imwe. Njye nakubwiye ngo arigenza atanga ubuhamya bwanjye. Natangiye mfite ijambo, nashaka kuvuga ku buhenebere no kuvuga ku kintu cy'abatinganyi. Nicyo kintu nahereyeho. Ariko njyewe ibyo by'ukuri turimo kuganira ni ikintu kiba kirimo gifite fact, gifite ubuhamya. Kuko nimba byose bigishoboka nk'uko topic nuza televiziyo yacu yitwa Biracyashoboka, tugaragaza buri kimwe cyose gishoboka. Ni igiki gishoboka? Eske ingo zamaze gutandukana? Hari ingo nibyo ni ubuhenebere. Hari abakongera kugira ijambo birashoboka bagasubirana. Ndi kuvuga nk'uko twitwa Biracyashoboka. Eske turabona ko hari ikintu gishoboka mu cyangiritse cyakongera kuza kigasanwa kigashoboka by'ukuri? Yego, niyo mpamvu tugaruka iryo jambo. Niyo mpamvu natwe turimo turashaka kuri buri kimwe cyose abantu giye bashobora kuba mbyumva, ariko aba bantu barimo kutwumva cyangwa bazanatwumva niba barimo barabyumva neza. Jewe Imana yambwiye kuza gutanga ubuhamya no kwigisha. Ubu rero ndimo ndategura uburyo bwo kugira ngo nkore ikiganiro cyo gutanga ubuhamya. Nabyo bizabohora abantu. Urumva giye nakoze divorce, ndi umupasiteri wasengeye abantu, ingumba zikabyara, uwahagarariye amatorero. Urumva? Kandi muri iki gihugu noneho maze imyaka 15 nkoze divorce, ndera abana agiye nyine. Ibyo rero ni ibintu nzatangira ubuhamya, nkaza nje gutanga ubuhamya gusa. Biri difference n'ibingibi. Nzabikubwira noneho nkubwire intege nke, nkubwire kuntu ikintu gifata umuntu ari umukozi w'Imana, nkwereka no kuntu umuntu acogora. Noneho rero turabanye intambara, ariko ubu turi ku kintu cy'ubuhenebere. Ni ku kintu kivuga ngo ubuhenebere bw'isi n'ubuhenebere bw'itorero, kuntu itorero ryivanze n'isi, byageze mu maraso. Iyo mvuze ngo byageze mu maraso mba nemeza ko icyo kintu kiriho. Rero aba bahanuzi bariho.
hari n'uwambwiye ngo mwebwe muri abapasiteri ngo murya amaturo yo mu rusengero ngo hanyuma twebwe rero turi abapasiteri b'ubutayu. Aranambwira ngo bigiye guhanura ngo babyigiye Cyangugu ngo babyiga ari abantu 40 barakwira mu gihugu n'inyuma y'ibihugu. Namubajije se biga guhanura gute? Nambwira ati twarabyize. Baranabyigisha. Nanone bita n'abapasiteri. N'abapasiteri b'ubutayu, n'abapasiteri b'ishyamba, n'abapasiteri bo mu nzira. Rero Bibiliya ibita amasega kubera ko Bibiliya bavuganyeho umujinya. Urumva umuntu nakubwira ikintu akagushyamo gutuka bari umujinya. Ifuhe ry'Imana ryabise amasega aryana. Mbese ni umubano umenya ngo ni isega rije kukurya. Rero niyo mpamvu njyewe nshimishijwe no kugira ngo Imana indoteshe birenze rimwe birenze kabiri imishurire noneho inzanire n'umuhamya. Urabibona ibyo bintu? Nakubwiye ngo depite yarafite ikizami, jewe ikizami sinari mbizi ariko Imana nanjye nyereka ari mu kizami. Urumva ko ibintu bihuye. Icyo gihe rero nta comment zibaho uhita umenya ngo Imana ko iki kintu yacemeje. Nawe rero ntabwo bizagutungura. Izarara ibikubwiye. Ahubwo yohereze uguhamiriza ko ariyo. Kuko turi mu kamero k'umuntu kari kure y'Imana kamba y'icyaha. Mu byaha nimwe twavukiye, mu byaha nimwe twaremewe, mu gukiranirwa mu busambanyi naho twavutse turi abana b'umuvumo turi kure y'Imana. Rero kugira ngo irinde kuzana igihamya, ihagurutse umuntu muri Amerika, ihagurutse umuntu mu Buganda, ihagurutse umuntu muri Kenya, ihagurutse umuntu Zanzibar, iza kuguhamiriza icyo kintu. Iba yururukanye urukundo n'imbabazi yongeye kukugarukaho. N'ubuntu tugirirwa bwo kongera gusabana n'Imana. Ikakwemeza. Ntabwo rero icyo kintu cyurukije Imana kizakuyobera. Uzakimenya. Ariko umuntu ni gutaguhanurira akakubwira ngo mpa amafaranga. Nje uwo muntu ajya kumbwira njye kamubwira wanabonye twari ku musozi nyine dusenga. None ahanurira abakobwa babiri. Kandi koko bumva ibyo hano yumva ko bumva ibyo hano yari byo. Aravuga ngo muzane igitambo cy'ibihumbi 100. Abakobwa bararira Mariya yacunshumukaga bati rwose muntu w'Imana dusengera 100 ntabyo dufite. Niyo bafungura n'amashakoshi batirebamo. Je nari ndi ku ruhande ndahagarara ngo ndebe. None baracirikanya yavuga ati muri 80. Bati 80 nayo ntayo dufite tubabarire. Kugira ngo urumva yagiye muri power zo guhanura yaberetse ko akomeye. Kandi nicyo kubwiye nicyo. Noneho rero kugira ngo kikuveho akwemeze kuko afite ubwo bushobozi nkuko yahishuriwe zana igitambo. Baraciririkanyije kugeza ubwo abakobwa barimo bahamagara babohereza amafaranga. Umwe aravuga ati ndaguha 5 undi ndaguha 5. Ndaceceka ndareba. Abakobwa bamaze kugenda ndamubwira ntivayo hano. Araza. Ndamubwira ngende pasiteri runaka. Hanyuma niba Imana ikweretse ikintu ku bantu gute mwahereye ku 100 ko nakurebaga abana b'abakobwa bakarira kugeza aho barinze kwiguriza amafaranga. Arambwira ngo mwebwe muri ba pasiteri mu rusengero murya amaturo mu rusengero. Twebwe rero turi abapasiteri b'ubutayu no mu nzira. Natwe tugombe kubona ibitambo by'amaturo yacu. Ariko ngiye kuri iki gitambo ubundi nta n'igitambo gisabwa umuntu ngo umuhanurire. Ahubwo iyo umuntu yuzuye umwuka wera nawe kandi wuzuye umwuka wera niwe uzabona agarutse. Iyo amaze gusubizwa akorwaho. Akagaruka gushima. Akagaruka n'ituro. Gushima. Noneho ibyo rero kenshi ntabwo tubyigishiriza mu muhanda no gufata umuntu gutya ngo muhanurire ngo uhite umwaka ituro. Ni ibintu twigishiriza mu itorero kurera abana b'itorero. Kandi n'umushumba harimo abana b'ibirara, harimo abana bakuze, harimo abana bato, harimo n'abana beza. Burya abashumba kenshi dusengera abantu umuntu akaza arira n'umutwaro we ntwongera kumubona. Ukamusengera agasubizwa mukiyiriza mukababara ariko yasubizwa ntashobora no kongera kukuvugisha. Ibyo twebwe turabimenyereye. Oya n'abana hariho umwana w'amafuti. Twebwe iyo uri umushumba ntumutandukanye na Samu nabyaye. Oya buriya n'abana bacu kandi no abana bacu bo nabo n'abapasiteri bitabwaho n'Imana. Abo tubiba tubyaye ni bariya. N'ijisho ryacu riba kuri bariya. Burajya nshobora gutara amafaranga ntarakemura ikibazo cy'abana nkakemura icy'abandi. Barabizi kweke nababwiye ko ari abashumba bakorererwa n'iki n'Imana izajya ibazaho. Bitanguye kubakorerera ariko cyane uruhinja rwavutse. Uruhinja rwavutse niba ari abana bo mu itorero. Rero aba bana ntago navuga ngo baraturushya. Kandi ni ngombwa baturushye turi ababyeyi. Ahubwo kubarera. Iyo ari umwana ukuze rero mu Mana azarira aboroga mukiyiriza mugasenga akagaruka ati mama ati papa ati Imana yarabikoze duserebure
twishime nzanye ituro, hari ituro ryo ku birenge by'umutambyi, hari ituro ry'imbere y'Imana. Ibyo bintu urabibona? Noneho hari n'umuntu uri kuri standard tuvuge yacu y'abakozi b'Imana, nkanjye kuntu nsenga neza, njye ntabwo niyiriza ngo mare icyumweru, sinabishobora. ariko bivana n'ubuzima byabayeho, byarashize, narabirenze. Nta mpamvu. Noneho rero uyu munsi njyewe iyo nshaka ikintu, ahantu nsindirana hamwe kubona ituro mbere, iyo mfite ituro mbere, ariko njyewe uburyo ntura ntiwabishobora. Nshaka ikintu kidafite inenge. Iyo ntafite amafaranga mbo antabara, nshobora kureba isahani isa neza mu rugo rwanjye, nshobora kureba isorori isa neza, nshobora kureba iparato, nshobora kugenda nkagura igitenge niba ari mama pasiteri ugiye kunsengera ariwe mushumba wanjye, nkashaka ishati cyangwa umukandara mwiza niba umushumba wanjye ari dadi. Jewe ndagenda nkatura mbere, kandi nkambwira ngo nturiye iki gisengere. Ngeyo maze gutura rero nta bintu byinshi mbazi ngo Imana nisigayemo umwenda, nta Mana igira umwenda, Imana iransubiza. Ibyo biri mu bintu byandereye abana, biri mu bintu byanshoboje intambara. Noneho naje kubaho nafite n'umushumba, ariko nsigara ndi umurokore kubera bwa buzima bwo guhungabana. Jewe ndibuka abazungu bishyurira abana banjye, bajya baduha gift, baduhaye ibitenge, banyoherereje ibitenge bigera nko mu inshuro nk'enye 5. Ahubwo ubu nimbivuga se bwo ntibabibona. Yesu we. Noneho cya gitenge aba ari igitenge kinini gihenze gishyashya, noneho nkakizamukana umusozi kuko se nari mfite umushumba, nari mu mibabaro yanjye. Nkabwira Imana ngo Mana unyobore umuntu ndi buhira ituro, uri kwiriye koko, ariko mbohore kuri iki. Nkafata karine nkandikira Imana itariki, umunsi, noneho nkandika n'icyifuzo nshaka n'ituro ko ndituye. Narabyukaga nkajya ku musozi nka 11, 12, nkicara nkasengera rya turo, nkarisengera nkuko narisengera ndi mu rugo. Noneho abantu bagatangira kuza gusenga mu masambiri, mu masatatu. Byajyaga gushika nka 4, 5, Imana yamaze kunyereka uwo mituro. Noneho mbikoze nka 3 ku musozi. Noneho nasanze akenshi ubona haga ituro wese yabaga rishaka, yabaga gisengera. Hari umuntu ntari buvuge nahaye ituro ry'igitenge, araserebura, kandi yari yazanye n'abakire kubasengera, nawe yari yaje ari umuhanuzi wabo. Ariko njye nari nazindutse kare, nari naje 11, bo baza 12 kuko bajyaga mu kazi babanje gusenga. Wa muhanuzi wabo yari afite ikibazo, bashaka kujya kwa sebukwe na nyirabukwe n'umugabo, ariko badafite imyambaro. Noneho yasabaga Imana icyo kwambara. Urabona icyo kintu? Noneho rero birangiye ndamurembuza ntivayo hano, bahazengurutse basenza. Nambwira rero Imana inyoboye kuguhitura, ariko hari ikintu ushaka ko musengera. Hari umwana wanjye uri kure, kandi ashaka umwana wanjye aze, ndashaka kubana n'umwana wanjye. Simfite amafaranga yo kujyayo kumureba, umutima wanjye ntabwo utuje, ndarota inzozi kuri we buri munsi. Rero uyu mwana uko ameze siko nshaka, ndashaka umwana aze. Umugore nakimuhaye arasara, ashima Imana, aravuga ati mucyanzengurutsaga nasabaga Imana imyambaro tuzambara n'umugabo, none iki gitenge nzadodeshamo ikanzu n'umugabo adodesha ishati. Yahise agenda abwira babagore, yaraje gusengera, arabwira ati Pastor Jane amaye igitenge, Imana irabikoze, musengera yo kukidodesha. Noneho babagore bari banzi nk'umuntu w'umukene, w'umubabaro bwa buzima, hahandi ubona umuntu ukajya uvuga ngo arimo arasaba ibiryo. Urabibona, ukamushyira ku munzani ukabona ko ibiro by'ubizi. Ati Pastor Jane tuzi se? Ati niwe uguhaye iki gitenge? Ati yewe ubwo gihawe na Pastor Jane natwe turakidodesha. Yarishimye, yaraserebuye. Noneho mitamenya ko Imana yanyoboye neza gutura ituro. Igihe cyarageze umwana araza. Muri iyo minsi rwose byihuse uwo mugore yaransengeye. Urumva jewe ntago ari rusiganye umutwaro wo gusenga, ituro ryanjye ryari rimbohoye. Niwe wagombaga gusenga, kandi yarasenze, umwana yaraje, turi kumwe, cyiza turi kumwe. Rero ibyo ni urugero rwanjye nka pasiteri, ni inzira yanjye nsindiramo, ni intwaro yanjye nkubitisha shitani. Njyewe mbabara nabuze ituro, kandi nta nubwo ubaho udafite umushumba, nanjye ubu mfite umushumba nsanga. Ariko birananira kugenda nta sukari, birananira kugenda nta mugati, gutunguka imbere y'umubyeyi nta mugati, gutunguka imbere y'umubyeyi nta sukari, ni bibi cyane.
noneho umubyeyi w'umushumba w'iyo umusanzu uba ugiye gutwara umugisha. Rero iyo ugiye amaboko masa uvuga ngo ndi umutindi, ndi umupfu, nta n'ikintu ngira, niyo shusho uba wishyizemo. Ariko iyo ugiye ufite sukari uravuga uti mubyeyi nzanye isukari, icyaha cyanjye ntibabarirwe, sukari yanjye yemere ko tuganira, sukari yanjye igutere kumbabara. Ntuzi ko bajya kwicuza kwa padiri? Natwe rero dusanga abapasiteri we bigakora abamaze gukomera. Urumva jewe n'intwaro yanjye ndayihishuye, ariko ndi ku rugero rw'abakuze. Ntabwo rero icyo gihe nzafata mikoro ngo mvuge nka Yongwe kubohoka ni nonaha, ituro ni nona. Ibyo ni jyewe ku rugero rwanjye. Ariko hari uje arira nibwo yinjiye mu rusengero, nibwo ayobotse inzira yo kwa pasiteri, wihita umubwira ituro cyangwa ubuhanuzi uhita ubuturisha. Ubuhanuzi ni ugutumwa, ni intumwa. None se amaturo ni Imana ikubwiriye kujya kuyaka. Ndabona umwanya wacu uri mugera kure cyane, minota nk'itanu dusigaje. Niyo dushigaje. Okay. Umwanya kuzaganira kuzindi topic. Nabwira abantu birinde icyambere guha abahanuzi babo inomero zabo. Bisobanura guha abahanuzi dufite bibisambo baza bakwaka inomero. Ntago ari byo ngo bagusengere, bagusure, bakugereho. Noneho ikindi, umuntu ukubwa kugusengera ngo ubanze uturi turo nangwa umuhe ibitambo, ni ingunzu ikurira amasaka, n'imizabibu, n'ibisambo bikurira abana. Umwuka nakuyobora gutanga ituro, kuko twese tugira umwuka wera, azakuyobora naho uritura kandi rizakubatura, rizagucungura. Urabyumva? Kuko ajya muri research nikoreye, iyo ntuye mbere Imana iragikora, ntago iransigaramo ideni. Ariko ntago nibwigisha abantu gutura mbere. Oya, ntago bararwana intambara nk'izo ndwanya. Urabyumva? Ni step by step. N'abana bakuje imbere, hariho abanyantege nke, hariho abanyamwanda, hariho abisuku, hariho abinkwakuzi, hariho abintarutsi, hariho abarashi. Turatandukanye, hariho n'abacuruzi. Imana nikubwira ngo ha pasiteri inzu, nk'ubu nkanjye nkeneye inzu, wampa inzu ukuntu namusengera. Kibaba we najya nkora amasengesho musengera, nkarara musengera, najya mubaza ibyifuzo. Kubera iki? Arancunguye, amaye icyo nifuzaga, icyo ntari mfite. Nkeneye inzu yo kubamo n'abana banjye. None Imana iramukoresheje. Uwo muntu wabura kumupfukamaho, uwo muntu wabura kumuheka, uwo muntu wabura kumusengera. Hari ikintu rero gicukumbura Imana. Imana nikubwira ngo shyira pasiteri umufuka w'umuceri, urumva? Ha pasiteri y'imodoka, ha pasiteri ikibanza cy'urusengero, kikubature. Ni umwuka wera uzaba ukuyoboye, nta nubwo uzabyicuza. Bitandukanye na wamaye, singusengera utamaye. Bitandukanye no gucirikanya ibiciro. Nta Mana iri mu muntu yava ku bihumbi 100 nangwa miliyoni ngo ducirikanye ku buhanuzi tugere kuri 5. Ahubwo n'abantu barimo bishyira muri fight y'Imana, bari abahanuzi Imana izabakubita. Kubera ko barishira mu rugero rw'Imana, barategeka ingero z'ibyo baca by'amaronko. Bihinduye Imana. Nutama miliyoni sinkusengera, nutama ituro sinkusengera. Ntabwo uri bugifate. Yegereranyije nk'ububasha bw'Imana, yegeranyije ko abashije, ko ashoboye. Uwo muntu Imana izamukubita cyane. Nyine fasti tubanza kwatura tugakizwa. Twamara kwatura tugakizwa, tujya muri Yorodani tukabatizwa. Ibya kera bikaba birashize, tukaba dutangiye imirimo mishya, tukayoboka iyo mu rusengero kugira ngo turusheho kwaguka mu nyigisho no guterana kw'abera. Ni ukwaguka, ukagira umushumba. Umushumba wawe nagushumba, ntago isega rizakurira abana, ntago isega rizakurira amasaka. Ahubwo ikibyica bose aruhanurirwa, nta torero barimo, nta nyigisho nzima zifatika bafite. Aruhanura, nta rusengero arimo, nta n'umushumba agira. Burya rero nta mukristo utagira umushumba, nta muvugabutumwa utagira umushumba, nta muhanuzi utagira umushumba, nta na pasiteri udafite umushumba. Natwe pasiteri dutanga icya 10, dutanga n'amaturo. Iyo ufite itorero akaba ari wo mukuru, cya 10 gitangahe? Oya, jewe ubu mfite umushumba uba warandeze unzi.
uwo rero ni umushumba wanjye umenya umubabaro wanjye, umenya ibyishimo byanjye, umenya umunsi nishimyeho n'umunsi nababaye ndabumubwira, n'icyo nacumuye ndakimubwira. Njyewe nshoboye kuvuga icyaha cyanjye, njyewe ureba. Njyewe niyo mpamvu nkubwira ngo nkunda ibintu bya face to face. Oya, njyewe nakubwira nkunda ibintu byo kuvuga rwato, sinzi no kuvugira hirya, burya sinzi kuvuga buhoro. Rero njyewe ngwije imbaraga zijya kwa pasiteri nkamubwira ngo nacumuye, mbabarira n'Imana imbabarire. Ariko umuntu ugihisha burya butaremera ko ufite umubyeyi. Niyo mpamvu rero Imana izaguhisha byinshi, kuko utemeye wa mubyeyi yaguhaye. Rero aba bahanuzi bo mu nzira ntimukabemere, mufate umuhanuzi wawe ni pasiteri wawe. Icyo ni icya mbere, umugire umuhanuzi wawe, umwemere, umuyoboke, uyoboke inyigisho ze, nibwo amasega atazakurya akakurira abana, ntakurire n'amasaka. Abariko baratwumva bakomeza bashishikara kudukandira subscribe, bakora comments, bagakanda like, biba byiza. Niyo nyunganizi yanyu, niyo nkunga tuba tubakira. Ni inkunga, ariko njyewe nigishije ko ubutsinzi bwa mbere ni ukugira pasiteri n'urusengero. Ikindi ubuhanuzi ubugenzuza ijambo ry'Imana. Ikindi wikontorora icyo Imana ivugana nawe gihuye n'ubu buhanuzi. Aho rero niho nshakira comment, ahubwo banshireho comment nyinshi, ibibazo byinshi bambazi, kuko ndenda kuza noneho nigisha ku mushumba. Aho niho nshaka. Aho niho nshaka. Kandi banamamagare kuri telefone ariko. Ndimo kubwiriza ko sinimo kubona abantu bamamagara ngo bambaze. Inomero yanjye urashyiraho akamenyetso ko guteranya 250 708 2 7 kane 16 078 2 7 16 Pastor Jane. Yego, twizere ku yaba ku buhanuzi, ku bibazo by'imiryango, ku birimo guhindagurika, ku byo twagarutseho, ikibazo cyose mufite mwakikora muri comment, tukamenya aho mutumvishije neza cyane. Ndashaka comment ubutaha tukazanabigarukaho bivanye na comments muzaba mwatanze. Reka rero tubashimire, tunamusaba anasenga asoza. Tubashimire mwese. Nsenga rero nsoza, ndashaka guha message abashumba. Abashumba uzi ko ari umushumba. Mu gihe ushumbye itorero ukagira Imana n'amahirwe, ukaba ufite inyubako, yaba uri muri tente, yaba ari mu nzu, yaba iyo urusengero ukaba ufite abantu ushumbye baza muterana, genzura ko hamaze kuvukamo impano, abanyempano zatangiye gukora. Numara kubona umaze kugira abakirisitu barimo impano batangiye kugaragaza impano, egeranya abahanuzi cyane n'abavuga butumwa, utangire kubigisha inyigisho yo gukura. Gukura aba bahanuzi ubahugure, kuko abahanuzi ntibaba benshi. Itorero ryo rikuze niryo rijya abahanuzi 2 3, akenshi umuhanuzi abumwe, ubundi buhanuzi buza rusange kuri buri torero. Cyetse itorero ryagutse, nicyo gihe utangira no kubashyira hirya hino kugira ngo ubutumwa bugende neza. Nyine ubuhanuzi ushaka no kububwiriza ntago yahaza wenyine, ni ngombwa za mpano zibemo. Ahubwo iyo babaye benshi begure, hari abashumba nabo badashaka gukingurira abantu amatorero, none ugasanga bageze naho barwana, babashyire mu mpano zabo. Urabyumva? Noneho babahanuzi abona ko kuhe kuba umuhanuzi w'itorero, amufatira igihe cyo kumwigisha, amwigisha ibyanditswe bigenga umuhanuzi. Urabyumva? Yigisha ibyanditswe by'abadiyakoni bategurwamo kuba abashumba, yigisha atandukanye n'umwa n'umushumba. Ntago kuba wahagaze Imana ikagukoresha bisobanuye ngo urahita uba pasiteri. Ariko abagotumwe dufite muri iyi minsi, arahagarara yabwiriza hakizwa abantu 10, ubwo nawe akita titire ya pasiteri. Abari mu cyumba b'abasenzi, umuhanuzi yahanura ikintu kikaba agahita yishyiraho titire yo kuba pasiteri, kandi ntago arabigeraho nta nubwo ari byo. Urumva umudiyakoni bamusuka amavuta y'ubudiyakoni agahita yumva ko yabaye pasiteri. Ikintu cyose kirakura kikigaragaza. Rero abashumba nabaha message, nibashyiraho inyigisho z'abakozi b'Imana, barere abana neza. Uwo muhanuzi koko najya no muhanda agahanura, aza bavuga ngo nturuka kwa pastor runaka, kandi yaratojwe n'icyahantu yari ukuri.
rero abahanuzi bo mu nzira tubacyahe jyewe ndabamagana ntimukabahe n'inomero zanyu. Ibyo namwe ni ukutarerwa, mugira abashumba nabo bagira abashumba kugira ngo babashe guhanura ibiri ukuri, n'abashumba babashe kurera impano z'abantu neza. Kandi bareke kugundira abakozi b'Imana, bareke kubagundira kugeza ubwo barinda kurwanira agatuti. Iyo niyo message ntanga. Tugiye gusenga rero, reka duhuze imitima dusenge. Mwami Imana isumba ibintu byose, ibyo nateguye si byo bibaye, ahubwo habaye ubushake bwawe. Ubushake bwawe butujyanye muri Yobu ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku wa 18. Niryo jambo duhaye. Mwami ndagushimye kutweretse ko uri Imana ivuga ikongera ikavuga ikongera ikavuga, ntuvuga rimwe, ntabwo uri Imana iyoberanye, uri Imana y'ukuri, uri Imana igororotse. Mwami uhimbazwe cyane. Urakoze Mwami, ijambo ryawe ravuze ngo uzavugana natwe ndetse uduhishurire kugira ngo ugamburuze umuntu mu migambi ye, umare mu bwibone buhishwe mu mutima w'umuntu, intambwe ze uzirinde rwa rwobo n'ubuzima bw'uburinde kurimburwa n'inkota. Mana urakoze ko udukuriyeho kugwa mu byobo. Iki ni ikimenyesha ko ugiye gutabara abantu b'insi. Mwami ndabasabiye abankurikirana n'abankunda n'abateze amatwi iri jambo, Mana ubarinde ubuzima bwabo bwo kurimburwa n'inkota. Nanjye n'uyu munyamakuru uturinde intambwe zacu zo kugwa muri rwa rwobo no kubaho kwacu two kurimburwa n'inkota. Abadukurikiranye ubacungure, Mana ucungura abantu kandi ujye uvugana nabo ndetse uboherezeho intumwa y'umuhanuzi yo kubahamiriza kwica ubabwira ari ukuri. Mwami w'abamu dukurireho ibisambo by'amasega mu izina ry'Uwiteka Imana. Bareke kuturira abana, bareke kuturira amazabibu yacu mu izina ry'Uwiteka. Kudusenyera ingo, Mwami duha abahanuzi bazima muri iki gihugu cy'u Rwanda, duha umuhanuzi nyawe. Mwami w'abami urakoze, nk'uko igihe cyashize wakoresheje Meshaki akaba umuhanuzi wawe, n'uyu munsi wongere kumukoresha, turacyamufite. Mana usuka andi mavuta kuri Meshaki. Mana umuhe ubuhanuzi bw'iki gihugu, Mana umuhe umuburo atuburire, ndetse uhagurutse n'abandi bahanuzi b'ukuri. Mana udukoresha, turakwemereye. Mwami udukureho imyuka mibi, udukureho ubuyobe, ahubwo duhe gucungurwa. Uduha abahanuzi b'ukuri n'abandi bacecetse ubatwikurure, Mana bagaragare. Mwami nsabiye abashumba, uduhe gushumba neza, uduhaho gushumbira. Abadafite ibibanza ubiduhe, abadafite insengero uziduhe, abadafite nyagasani databuja uburyo bwo kwaguka utwagurira imbago mu izina ryawe. Mana Uwiteka Imana udushyigikire, udushyigikire uduha ibibanza by'itorero, udushyigikire uduha amatafari yo kubaka, udushyigikire uduha sima, udushyigikire utwubakira uducyaha amabati, udushyigikire Mwami uduha abizera mu izina ryawe. Mwami twagurira imbago, uduhe n'amafaranga yo gukora uyu murimo. Icyubahiro kibi cyawe uwanyakiriye kuri iyi cyano ye umwagurira imbago. Mwami w'abami yaguke cyane, amenyekane ku isi, abe mugari, umuhe kubyara heke we n'umugore we, ubahindura ibirangirire. Kandi nk'uko twakiriye turi abashumba, icyo ni ikimenyetso cy'uko nawe ajya kuba umushumba. Mwami ubimusukeho, aya mavuta mufate, ubwiza bwawe bwamamaze, icyubahiro cyawe kimubeho, kimushorere. Uko niko nsenze, kandi umugisha abadukurikirana, ubahe gucungurwa, ujye ubaburira hakiri kare nk'Imana, mu izina ry'Uwiteka Imana yacu. Amen, amen, amen. Urakoze Mana. Shalom, shalom. Shalom, shalom.